duhari hano na Ryoherwa Family TV Rwanda, twabazaniye wa mupolisi wafatiye umwana mu butayu. Ndagira ngo ugire icyo ubwira abadukurikirana kugira ngo ugire amakuru mazima ubaha kuri biriya bintu twabonye ufatira umwana mu butayu. Uratanga utubwira amazina cyangwa se uduha n'imyirondoro mu ibanga ry'akazi, hanyuma ukomeze ukuri ubwira tugubaza usobanurira abadukurikirana. Murakoze kuma ijambo. Izina ryanjye ni Kapiteni Nakosa. Nk'uko mubimbajije, twe tuba turi ku mutekano, turimo tugenzura nyine uburyo abaturage bameze, tukareba uburyo umutekano umeze. Ubwo nyine tuba tugenda tukareba ahantu bimeze nabi, aho dusanga afite ikibazo tukagikosora. None se mu mirimo mukora ya buri munsi harimo inshingano zo kugenzura abari mu butayu? Biriya bintu birakenewe cyane, kubera yuko urabona abantu basigaye bareka akazi kabo, ugasanga bagiye mu bintu byo gusenga bakajya mu butayu, ugasanga ntabwo bagikora akazi ko mu rugo. Umwe nawe ugasanga ingo zigiye zisenyuka kubera ibintu bijyanye n'uvuga ngo abadamu bagiye gusengera mu butayu, abapapa bagiye gusengera mu butayu, ugasanga nta kwiteza imbere, icyabona kujya mu butayu gusa. Ibyo bintu rero biba bibangamiye sosiyete nyarwanda. Niyo mpamvu tugerageza tukavuga duti kadutembera ahantu hose, cyane cyane ducunga umutekano nk'uko tuwushinzwe. Tugende turebe abo bantu koko niba bakunda kujya mu bwo butayu bakica akandi kazi kagombye kubabeshaho. None se ni izihe mpuhwe mubagirira ko iyobokamana ari ryo ryubatse isi? Natwe nibwo buzima dufite, kandi iyo ifi ivuye mu mazi irapfa. Ni ukubera iki mufite inshingano zo kubuza abantu gusenga? Ntabwo tubabuza gusenga, ko gusenga umuntu adasenze nabwo ntabwo yagenda mu nzira nzima. Ariko ari ugusenga, insengero zirahari, insengero zemewe zirahari. Wajya gusengera mu rusengero runaka, ukaba umukristo runaka mu rusengero runaka, ariko biriya byo kujya gusengera mu butayu bakazamuka imisozi bakiriza ubusa, biriya bintu bituma bamwe batandukana n'abatware babo, cyane cyane abamama nibo bakunda kujya muri ibyo bintu. Ugasanga umumama aragiye yiriwe iyo, akazi ko mu rugo ntiyagakoze, bizinesi ntizigenda neza, ngo yagiye gusengera mu butayu. Ibyo bintu bagakunda kubishwanira n'umuryango. Akenshi abapapa ugasanga ntago bibashije ngombwa kugira ngo abyishimire, ugasanga n'urugo rurasenyutse ku bw'izo mpamvu. Ariko natwe nk'abantu bashinzwe umutekano tugerageza gukontorora, tukareba niba abo bantu koko bajya gusenga muri ubwo buryo bitemewe, tukagerageza tukabafata tukabashyikiriza inzego zibishinzwe, bakajya bajya gusengera mu nsengero zihari zemewe n'amategeko. Ese ko ibintu byanyu ubundi ari politiki, ntabwo Imana ishobora kuzabareba nabi ko mwivanze muri politike yayo yo guhuza ubumwe bw'Imana n'abantu? Oya, Imana yadushizeho kugira ngo dukore umurimo wayo. Abo bantu bakora umurimo w'Imana, ariko uburyo bawukoramo ari insengero zihari bemerewe kujya gusengeramo. Akitwa umukristo asengera mu itorero iri n'iri. Ibyo kujya mu misozi rero, abantu benshi banajyayo bakiriza ubusa, bakica akazi, ugasanga bivuyemo n'intandaro zo kujya zo gusenya urugo. Niyo mpamvu tubikurikirana kugira abantu bose bajya mu bwo butayu bareke kujyayo, bajye mu nsengero zirahari basenga Imana. Imana nta hantu itaba. Kujya mu butayu si ngombwa kugira ngo ari babone Imana cyane. None Safande, ndagira ngo dusobanurire turushaho kubisobanura. Reka bariya badukurikiranye bakeneye amakuru, kubera situasiyo ziriho ngo insengero zishobora kuba zisora. Ubu na niba ture bari kuziturisha amateraniro ya buri mugoroba, bari gushyiraho amateraniro ya buri kanya. Hari abantu baba badafite ituro rya buri munsi, bifite ibibazo byo gukemura mu miryango, ugasanga wenda kujya mu rusengero bibaye starago ndende kuri we, kubera ko arageramo agatura, yaba atatuye bakanamureba nabi, akaba yahitamo kuza mu butayu. Mbese ibyo bibazo mwaba mubikemura gute? Mwaba muzagabanya imisoro cyangwa mwaba muzafasha abo bayobozi bo mu nsengero zemewe bakareka abantu bagasengera mu bwisanzure? Nimba akeneye no kujya mu rusengero, ntagere nawe imisoro yakwa, wenda akagira iminsi runaka bakusanya iyo misoro, nimba inariho koko, kuko nta makuru abatangwa. Ntacyo wadusobanuriraho? Ntabwo ibyo bintu bishobora kuzagabanya ubuzima bw'Imana mu bantu kubera ko bari gukumirirwa gusenga.
Gusenga impamvu hari insengero zemewe ni ukugira abantu bagendere mu nzira nziza. Wagiye gusenga, icya mbere wajyanye umutima wawe ugasenga Imana ikakumva. Ibyo uramutse utarifite wazagaruka n'ubutaha ukaritanga. Ujya gusengera rero mu misozi ntabwo ari ukuva yuko ngo ni uko batari butura, ahubwo icya mbere ni uko bajya gusengera ahantu hemewe bagasenga Imana ikabumva. Naho mu misozi ntabwo ari kugira ngo Imana ibumve, naho bajya gusengera hemewe Imana irabumva. Bityo twabashishikariza abantu bajya gusengera muri iyo misozi bagomba kubireka ko nitubyemera uwo dufashe turamuhana. Ahubwo icya mbere bagomba kugenderaho ni ukugendera ku rusengero runaka, ukavuga ndi umukirisitu w'urusengero uru n'uru, ukubahiriza amategeko y'urwo rusengero cyangwa se ukubahiriza amategeko y'Imana ugasenga. Byose ni ugusenga. Nta kuntu se mwashishikariza nka biriya bigo bishinzwe ubuzima bw'amadini nko mu Rwanda cyangwa se n'abafatanyabikorwa bayo, amadini yose ari mu gihugu agahuriza hamwe ku buryo umukristo azagera ku rusengero urwo ari rwo rwose, cyane nk'abasilamu ubona bafitanye amakimbirane n'abakirisitu, bakaba ubuzima bumwe ko cyane dusangira ubunyarwanda kurusha uko amadini yaducamo ibice, cyane ko yagiye aturuka mu bihugu bitandukanye ariko akaza agahanganisha ubumwe bw'abavandimwe, ubumwe bw'abanyarwanda. Nta kuntu mwadufasha mukakangurira abo bashinzwe ubuzima bw'amadini ku muntu yajya agera hageze agasenga atumbiriye ubuzima bw'Imana akabwambara muri we, noneho bikarushaho korohereza abo bantu baza mu butayu. Icyo kibazo uko kimeze ni ukuvuga ngo buri wese dusenga Imana imwe birumvikana, ariko umusilamu ahitamo kuba umusilamu bitewe n'imyemerere y'idini, umurokore akamurokore bitewe n'imyemerere y'idini. Bivuga ngo aho umuntu asengera azahabona Imana. Bivuga ngo icyo nashishikariza abantu, buri wese agomba guhitamo ahantu asengera, yuko ahantu hose wasengera atari ngombwa kuvuga ngo ugiye mu butayu, ngo ugiye hehe, ugiye kwica akazi ushwanye n'umugabo akora kujya mu butayu. Ahantu hose wasengera wabona Imana